Ndabasuhuje ni kwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze guys, ndakwibutsa kubanza wakanda subscribe ukakanda like share comment, ni ibintu byiza cyane, ariko ntiwibagirwe kumakinga sure ko waba wafunguye ako kazogera ka subscribe kugira ngo ikiganiro dukoze cyangwa se kwa uploadinze ntikize kigucika. Guys, tukuzaniye amakuru arimo kuvugwa hano mu bitangazamakuru hano mu Rwanda. Umuhanzi y'amahano mwamenye cyane Waboyi arimo gukorera ibitaramo bye mu turere 30 tugize uru Rwanda. Guys, y'amahano avuze ko aho agiye kutangirira ibitaramo bye yise byo kugendesha amaguru mu turere 30 tugize iki gihugu. Y'amahano rero urubuga rwe rwa Instagram avuze ko azarutangirira mu karere ka Nyamasheke. Nita Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, rero namagambo akomeje kuvugwa atakomeje kuvugwaho rumwe n'aba content creator cyangwa se mu bitangaza makuru bya hano mu Rwanda. Guys, ese wowe ushize mu gaciro cyangwa se mu bwenge bwawe urabona y'amahano ibintu yishoyemo azabishobora kuzenguruka uturere 30 arimo kugenda n'amaguru? Ngiye kuva igashake kugera Imusanze cyangwa se kuva hano Imusanze kugera mu karere ka Rulindo n'amaguru byamanza kuntwara igihe kirekire, ariko we ngo buri munsi azaza ararara ageze muri buri karere. Ese ibi bintu urabona y'amahano azabishobora? Gusa njewe icyo namutera motivation cyangwa se motivation yo kuzagenda urwo rugendo rwe rukazamuhira. Ni kwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, nkwibutsa ko ukanda subscribe ugakanda like. Ese ni kihe cyamamare wifuza ko naza gukoreraho amakuru? Ni kwa Dizboy w'abanyarwanda abanzi cyane kwa kuzina rya Dizboy, ntabwo bakinshidikanyaho kubera amakuru ndi kubazana ameza. Ndabakunda cyane. Bye.